Ubuhinde ni igihugu cyiza, igihugu gifite abaturage ba mbere ku isi, igihugu gifite igisirikare kiri mu bisirikare bitanu bya mbere bikomeye mu isi, ndetse n'igihugu cya mbere kigendera ku muco mu isi. Tugiye kurebera hamwe inkomoko y'amafilimi tureba mu Buhinde ubundi ava he? Ese babikora gute? Ese leta ishoramo amafaranga angana gute? Ese umukinnyi wa filimi wamamaye bigenda gute kugira ngo abashe kuba yasarura amafaranga, abashe kuba yatungwa n'ibikorwa byiwe? Njye muri kubana nitwa Tsinda, mureke dutangire. Dutangiriye mu 1900, turaza kugarukiriza mu 1910, aho kino gihe igihugu cy'Ubuhinde cyari kirimo kigerageza ibijyanye na sinema. Ariko urebye filimi zakinarwa, hakinwaga amafilimi agiye atandukanye, ariko mu gutangira amafilimi ntago bigiraga bakina filimi zirimo amajwi. Bakinaga amafilimi adafite amajwi, ameze nk'inkinamico yerekana baca amarenga. Nimba bashaka kwerekana umujyi cyangwa umuntu wakoze ikintu runaka, ntibakivuge gusa bamwereke. Turaza kugaruka nanone mu 1913, aho hakozwe filimi itavuga, idafite amajwi, yitwaga Haj Harishchandra. Iyi filimi yari filimi nziza kandi yaryoheye Ubuhinde. Gusa zino filimi nubwo zakomeze kugenda zikundwa, ntabwo zigeze kuba zaramba ku isoko, kubera yuko mu 1930 izi filimi zakorwaga mu mujyi wa Mumbai. Icyo gihe bamwitaga Bombay, ariko ubu ngubu bayita Mumbai. Izi filimi rero zagiye zikinwa cyane cyane, ariko muri kino gihe cy'1930 ntago zino filimi zakomejwe kuba zakinwa gutya mu buryo bwo kutavuga, ahubwo batangiye gufata amasaundi, batangira kuba bashyiramo amajwi, kubera ko hari hagezweho amafilimi agiye akomakomeye cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho Amerika nayo yagerageje kuba yabrandinga Amerika ku ruhando mpuzamahanga, berekana ubudahangarwa ndetse n'imbaraga z'igihugu, ndetse na tekinoloji ihambaye, ndetse n'ibijyanye na gisirikare. Aha rero mu Buhinde hoho mu 1931 hakozwe filimi zirimo amajwi nk'iyitwa Alam Ara, yakozwe n'abantu bari bafite ubwenge butangaje ndetse banashoramo amafaranga menshi cyane. Aho iyo filimi yaje kuba ikirangirire, abantu benshi batangira kuba bayireba. Ubwo tugiye kugaruka nanone mu kindi cyiciro, hagiye hazamo ibyiciro bigiye bitandukanye bagendeye ku myaka. Ubwo mu 1940 niho hatangiye noneho kuba hakinwa filimi z'umuziki ndetse n'urukundo, zatangiye kwamamara, aho abantu benshi batangiye kuba bamenyekana. Ubwo icyo gihe noneho twatangira kuvuga ko icyo bita Bollywood yatangiye. Harimo abakinnyi bagiye bamamara cyane, barimo Raj Kapoor ndetse n'abandi bakinnyi bari bagiye bahenze muri icyo gihe. Mu 1900 rero na 40 kugeza mu 1960 niho hatangiye gukina izo filimi z'inkundo ndetse n'imiziki. Ariko noneho reka twigarukire muri zino filimi turi kureba ubu ngubu, babara mu cyiciro none cyo kuva mu 2000 kugeza ubu ngubu turimo. Iyo bita Bollywood yateye imbere ku rwego rudasanzwe, aho abakinnyi barimo nka Shah Rukh Khan, Salman Khan n'abandi bakoze filimi z'amateka zagiye zikundwa cyane ku isi. Gusa buriya Hollywood ibamo ibyiciro bigiye bitandukanye, ariko ifite ibyiciro bitatu birimo hari icyo bita Tollywood. Tollywood ni igice cy'Ubuhindi bategura nyine, bakoresha ururimi rw'igiterugu. Hakaba y'icyo bita Kollywood, hakabaho n'icyo bita Mollywood. Iki ni igice cyangwa se bino bice bitatu
bikubiye muri Bollywood y'Ubuhinde. Ibi rero uba usanga leta yaragiye igenera ingingo y'imari buri muco cyangwa se buri gace bitewe na filimi zigiye kuba zakinwe, dore ko buriya filimi mu Buhinde igaragara nk'umuco nk'uko tubona mu Rwanda, bavuga yuko inka ndetse n'intore buriya baba ari abantu cyangwa se ari ibintu byari bifite agaciro, dore ko icyo gihe n'ubu ngubu tugiye kubigereranya ubona mu Buhinde ibijyanye na filimi buri muntu wese uteye imbere abavuga ko agomba kuzakina filimi. Gusa twakwerekana nk'akamaro ko mu Buhinde mu bintu bijyanye no gukina filimi, aho usanga nk'itangazamakuru, abakinnyi, abategura amashusho, abategura amajwi, abategura amarokesheni ndetse n'abaritiste bariya bashushanya, uba usanga ari abantu bagezweho baba bafite amafaranga, kubera yuko nk'umwaritiste uba usanga biriya bintu bakina muri filimi atari ibintu bya nyabyo, ugasanga nk'inzu cyangwa indege cyangwa imodoka ukabona zirahiye. Biriya ni ibintu abaritiste baho bakora bikaba byabinjiriza amafaranga biteye ubwoba. Gusa biravugwa yuko buri mwaka mu Buhinde hasohoka filimi zirenga 1500 ndetse kugera ku 2000. Urumva ko ni filimi nyinshi cyane zigenda zisohoka buri mwaka. Gusa hari ibindi bintu bigenda bigaragaza ishusho nyine ya industry muri sinema hariya mu Buhinde, aho bagiye bavuga ati reka twebwe tugende politike izajya igaragaza abantu bashobora kuba bakwiba ibihangano byabo, aho bavuze ati reka dushyireho icyo bita Ministry of Information and Broadcasting, aho iyi minisiteri ishinzwe igenzura ndetse n'ibikorwa bya sinema. Ubwo aho ngo haza website bacururizaho amafilimi, haza amaradiyo, hakazaho n'amateleviziyo mu bintu bijyanye no gupromotinga amamuvi yaho. Ibi rero bigenda byongerera agaciro ndetse n'ubudahangarwa bwo kugira Bollywood ntari icyicaro cya sinema ubu ngubu mu isi. Bakagira ikindi cyiciro cya kabiri bita Central Podcast Board of Film Certification. Iyo ishinzwe gusuzuma filimi mbere yuko iyi filimi iba yajya hanze. Urumva aho bagira abantu baba bashinzwe kuba basesengura filimi, bakavuga ati iyi filimi ifite umuco, irigisha ibi ngibi, reka tuyemerere tuyihereze icyangombwa ibe yagera ku isoko. Urumva ko ni ibintu bo bateguye neza, bitameze nka gutya ko mu Rwanda usanga filimi zisohoka ubutitsa, dore ko abenshi bacururiza kuri YouTube gusa. Ariko nk'iyo winjiye mu Buhinde indani usanga Abahinde bafite ama website yabo ndetse n'ingingo y'imari leta ishoramo kugira ngo amafilimi agende agera ahantu kure cyane. Bakagira n'ikindi cyiciro cyanyu bita National Film Development Corporation. Iyi ngiyi noneho ifasha abatunganya filimi kubona amahirwe yo guhura n'abantu bakomeye. Tuvuge usanga nk'abantu bateguye nka filimi ariko ugasanga ari abantu bakiri batoya bakizamuka, ibafasha kugenda bahura n'abandi bantu bagiye bakomakomeye mu nzego zigiye zitandukanye mu bakinnyi ba filimi hariya mu Buhinde. Rero Ubuhinde buvugwa yuko ari cyo gihugu cya mbere gishora akayabo mu gutunganya amafilimi, dore ko bavuga ko bafata 30% amafaranga azakinishwa filimi yose bitewe n'umujyi urimo, bitewe n'akarere urimo cyangwa se intare tuba ariko tubivuga, bakwishyura 30%. Ariko iyo uri buze gukina ku bijyanye n'umuco w'Abahinde, urumva ku bijyanye n'umuco baguhereza amafaranga 30%. Urumva yuko bobo bafite amahirwe. Kandi ikindi mu Buhinde bohereza isho abantu bashora imari mu bijyanye na sinema, bakavuga ati reka dufate bano bantu tuvuge n'abanyamahanga bagiye gushora imari, bagiye kuba bashora amafaranga yabo muri sinema,
bakavuga ati reka aya mafaranga tuyashora ahangaha, leta nayo iraza kuba yatugabanyiriza umusoro, iraza kuba yaduhereza platform, kwamamaza biraza kuba byagira ikindi kintu biza kuba byatwungura. Ibi rero murumva ko ni ibintu mu Buhinde bafite nk'umuco